Nyambo ake kamurangiranye Niyori abonye amahirwe yo kuba yahura na Nyambo wiwe. Ive imigambi ze zose zimupfiriye ubusa. Guys, ese wowe urabona Niyori nacika hano hantu atarabagize amahirwe ya nyayo? Niyori urabona nacika Eve akaba yabona umwanya wo kuba yataha? Urabona bitaraba bishimishije cyane? Guys, ubu tuvugana Niyori amahirwe afite yo kuba yataha ni make cyane. Ubu tuvugana Niyori amahirwe afite yo kuba yasubira mu cyaro ari hasi cyane. Ubu tuvugana Nyambo kuba yongera gukubita ijisho Niyori biri hasi cyane. Eve umupango yabashizemo ntabwo bazabasha kubikuramo amahoro. Eve umukino wamaze kuba yabaterekamo kuwikuramo bizabanza byabagora. Eve yamaze kuba yabakina mu buruke buri muntu wese ubavuganye aramubwira ngo ntabwo baziranye kandi twebwe tuzi neza ko baziranye. Eve buri muntu wese bavuganye kuri telefoni amwumvisha uburyo ki Niyori atigeze agera no mu cyaro no mu mujyi. Eve buri muntu wese ubavuganye amwemeza uburyo ki atigeze abona Niyori anamukwita n'amaso kandi tuzi neza ko bari kumwe. Ese guys, ubona Eve bino bintu byo yishiramo bitazamupfira ubusa? Guys rero niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire nkwaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugenda mu bindi bikorwa byose tukogeza umunsi ku munsi. Kandi cya kabiri musaba no kuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu ba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe utekereza iki ku rukundo Niyori akunda Nyambo? Ese Eve inama yari kugirwa na Eve inama zo Eve ari kugira Niyori araza kuzikurikiza? Eve ari kumugira inama yo kuba yibagirwa abantu bose bo mu cyaro burundu. Ese Niyori araza kwemera akora icyo cyaha cyo kuba yibagirwa abantu bose? Ese Niyori yaba agiye gufata umwanzuro wo kuba yibagirwa abantu bose ba mu cyaro? Guys, ntabwo tubizi ko Niyori icyo kintu yagikora. Ntabwo tubizi ko Niyori yakora ikosa ryo kuba yavuga ngo agiye kwibagiza icyaro. Ese guys, biramutse bibaye Niyori agafata umwanzuro wo kuba yibagiza icyaro byagenda bite? Ese biramutse bibaye ko Niyori yibagiza icyaro burundu yaba ari byiza? Ese yabikora, yabishobora? Ese guys, utekereza ko Niyori yabafashe umwanzuro muzima nk'umuntu w'umugabo? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu. Murabizi ko mwebwe kugira ngo tube turi hano ari mwebwe tubereyeho. Murabizi ko byose tuba turi kugezaho umunsi ku munsi ari mwebwe muba mutuma tubibagezaho. Icyo musaba no kuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu muba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, Nyambo arakomeza ashiramo akabara agaragara kuri Niyori. Ubu ngubu tuvugana Niyori mu maboko ya Eve kandi ubu tuvugana Niyori ari hafi y'urupfu n'ubuzima. Nyambo we naho ari gushakisha uburyo yatabara Niyori. Ese Nyambo kuri ino nshuro noneho araza kuba yamutabara burundu? Ese guys, Nyambo murukubona arakora uko ashoboye kose akaba yongera kuba yatabara Niyori ubuzima bwe bukajya ahantu hazima? Ese guys, ubona Eve ukuntu ahemukira Niyori? Abantu bose nibamara kumenya ukuri kose ko ari we uhora ugambanira Niyori ndetse ari we unagirira nabi urukundo rwa Nyambo. Ese guys, utekereza ko urukundo rwa Eve ndetse n'icyizere bari bamufitiye igiturage cyose utekereza ko kizongera kuba cyagaruka? Ese guys, wowe iyo urebye imikorere ya Eve utekereza ko buri kimwe cyose akora kitazageraho kikamugaruka? Guys, murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi amwe tuba turi gukorera. Murabizi ko mwebwe icyo muba musabwa no kuba mwatanga inkunga zanyu, kuba wakora subscribe ubundi tugakomeza tukagenda n'ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Ni inkunga ikomeye cyane. Ese guys, Eve ndetse na Niyori ubuzima babayeho mu mujyi nibwo bakagombye kuba babayeho kandi mu cyaro babaho neza? Eve turabizi ko yashatse kwiba indoto za Niyori. Eve turabizi ko yashatse kwiba ubuzima bwa Niyori. Eve yakora buri kimwe cyose ariko Niyori ntabona umwanya wo kuba yatsindira Nyambo. Niyori
ntabwo afite uburenganzira bwo kuba yava hari i Kigali ngo abe yakurikira umukunzi we. Babe bareba ikintu bakora ku rukundo rwabo. Yves yamaze kuba yafata bugwate Niyori, ntabwo kumurekuza bizapfa koroha. Ese guys, wowe iyo utekereje ko ubungubu tuvugana bamaze kumenya ukuri kose ko Niyori byose ari we, ari Yves ubu uri kubimukorera buri munsi, bakamenya ko na bwa mbere igihe Deta asomana na Niyori bakabafotora amafoto bakayashyira Nyambo, bakamenya ko ari Yves wabikoze. Ese guys, wowe utekereza ko Nyambo yakorera iki Yves? Yves ubu ngubu tuvugana nta mbabazi akwiriye. Yves ubu ngubu tuvugana ntabwo afite ahantu ho yahungira. Yves ubu ngubu tuvugana namara gufatwa nta n'ikintu na kimwe azaba asigaranye mu buzima. Ese guys, Yves mubona bino umuntu atabikwiriye? Ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese guys, ubu ngubu tuvugana Kiramani umupango we yaba uwugejeje kuba yashaka Tereza? Ese papa we umupango we yihaye kuba yashakisha Tereza yaba awugejeje hehe? Ese guys, utekereza ko papa Kiramani umupango we wo kuba yashakisha Tereza akiwagura? Papa Kiramani duheruka ashakisha Tereza ku buri no ku bwiza, kandi papa Kiramani turabizi ko atari umuntu nawe upfa kuva ku izima. Papa Kiramani nawe turabizi ko ari umuntu uba ukomeje, ndetse akaba anakomeje ijambo ryo yavuze. Papa Kiramani yihaye intego ko nta n'umuntu n'umwe uzigera wongera kumwambura umuhungu we. Kiramani turabizi ko atari we wamwibyariye, ariko yaravuze ngo nta muntu n'umwe uzangiriza umuryango we ari kureba. Ese guys, Tereza yaba afite ubwo burenganzira bwo kuba yangiriza umuryango we? Ese ubona Tereza icyo kintu agishoboye cyo kuba yafata umuryango wa papa Kiramani akawangiriza? Ese guys, ubona bisa nawe? Ese guys, mama Kiramani we namara kumenya ukuri kose kubiri inyuma ko uyu mwana barera atari bo bamwibarutse, ese utekereza mama Kiramani we azakora iki ako kanya? Ese mama Kiramani namara kumenya ukuri kose kubiri inyuma ko Kiramani atari umuhungu we, ubona hari ikintu azahinduraho? Ese ubuzima buzakomeza bube nk'ukuntu bwari bumeze? Ese guys, wowe utekereje Kiramani ukomeza kwiha imipango za buri munsi, ukomeza kugenda udacika intege ndetse nanasubira inyuma, ukomeza guhiga Tereza ku bibi no ku bwiza, namara kumugeraho akumva ngo bari ababyeyi bo bana nabo ntabwo ari bo bamubyaye, ese ubona Kiramani azabyitwara mute? Ese urabona Kiramani kuri ino nshuro atari uri kwitwika? Ubu ngubu Kiramani ari kwishira mu muriro, Kiramani ari kugenda yinaga mu muriro gutazima. Ese guys, Kiramani mubona azabasha guhandoringa iki kintu kigiye kwishiramo? Agiye kwiyerekana, kandi turabizi ko umuntu wari gushakisha wa nyawe ari umubyara mu nda. Ese Tereza yazatobora akamubwiza ukuri kose ko ari wamwibarutse akamugurisha kubera nta bushobozi yari afite? Ese Tereza murabona ibyo bintu bizava mu kanwa ke akabishyira hanze bya nyabyo? Ese Tereza amaze kubivuga byo Kiramani we yabyakira ute? Ese utekereza ko namara kubivuga neza ndetse byose akabishyira hanze, ese Kiramani ubona azabyemera ndetse ubona azabyizera? Guys, wowe nibura umukunzi w'ibanga ndetse ukabura umukunzi wa Miss Nyambo ndetse ukabona ashaka no kuba watera inkunga, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venki Empire, ubundi tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe ubona filime yacu ibanga hari indi wayisimbuza? Ese ubona filime yacu ibanga hari indi yiruta muri uru Rwanda? Ese ubona filime yacu ibanga atari filime ibereye buri muntu wese urugero rwose yaba arimo? Ese ubona filime yacu ibanga itagusigira ubutumwa bwa nyabwo? Guys, rero ku muntu wese ukunda ibanga ndamusaba kugira ngo abe yatanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu uba wimva nawe kuri filime yacu ibanga, nimba uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga. Ese guys, Niyori ararokorwa? Nyambo se aramurokora? Yves imipango ye se iraza gukomeza cyangwa iraza gupfa? Guys,
ubu ngubu tuvugana Rufe yamaze kuba yashinga bizinesi y'umwana. Si bizinesi yo kuvuga ngo umwana nakura azacuruza, ahubwo niyo kuba yacuruza umuhungu we, umwana we akabona icyo kurya. Ese guys, ubona Rufe ari umuntu waba mu nzu ndetse akarera umwana n'umugore? Ese ubona Rufe atagira akarengerera? Rufendeke ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yata umutwe kubera Ani aramukunda byahatari. Rufe akunda Ani byahatari ku buryo buri kimwe cyose akimukorera nubwo nta bushobozi yaba afite. Ese guys, utekereza ko Ani hari igihe kizagera akiyumvamo Rufe? Ese guys, utekereza ko Ani hari igihe kizagera agaha amahirwe Rufe yo kongera kuba yamutereta? Guys, turabizi ko afite umukunzi we Egide, kandi Egide nawe yatangiye kuba yakemanga umubano w'abafitanye na Rufendeke. Egide yamaze kuba yamenya umubano Rufendeke agenda agirana na Ani wiwe. Ese guys, ubona Egide kino kintu nakomeza kukibona imbere ye, ubona azakomeza kubyihanganira? Guys, murabizi rero ko Rufendeke yamaze kuba yafata imyanzuro yo kuba yagurisha umwana we utaranavuka. Ese guys, utekereza ko Rufendeke ari ukubera akunda umwana we cyangwa ni ukubera akunda amafaranga? Twamaze kumenya ko Egide nawe yamaze kumenya ukuri kose kubiri inyuma mu rukundo rwabo. Twamaze kumenya ko Egide yamaze kuba yafata umwanzuro ku rukundo Ani afitanye na Rufendeke. Ese guys, namenya neza noneho ko umwana Ani sheri watwite atari we wamubyaye. Ese guys, utekereza ko imyanzuro zazahita afata ari izihe? Ese guys, utekereza ko azahita amukatira? Icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byabundi tugakomeza tukagenda n'ibikorwa byo tuba turukora umunsi ku munsi. Ese guys, Kiramani we ko muzi neza ko yagiye gufata irembo kwa Queen, kandi tukaba tuzi ko Queen nta n'ahantu yigeze amuteretera, tukaba tuzi ko badakundana. Ese guys, ubona ibibazo Kiramani yishizemo kubyikuramo ubona bitazamugora? Ese guys, Queen we naza kumenya ukuri kose kubiri inyuma ko Kiramani ari we waje gufata irembo. Ese utekereza ko Queen bino bintu azabyihanganira? Ese guys, utekereza ko Queen iki kintu azabasha kuba yakihanganira akababarira Kiramani? Guys, ni uri umunyamuryango, icyo ngusaba ni uko wakora subscribe hano kuri Venki Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe kuzi neza ko Niyori yamaze kuba yerekeza mu mujyi, kandi tukaba tuzi ko umuntu wamujyanye no kumwitaho bitangiye kuba byamurambira. Tukaba tuzi ko Yves yashimuse Niyori akaba yamujyana i Kigali, ndetse tukaba tuzi ko icyaro cyose kiri gushakisha Niyori cyamubuze, kandi Yves ibyo bintu byose akaba abizi. Ese guys, nibaza kumenya ukuri kose ko Niyori aba kwa Yves, ndetse abantu bose bakaba bamuhamagara kanga no kubasubiza. Ese guys, utekereza ko Yves azongera kuba yagaruka mu cyaro bakamwemerera? Ese guys, utekereza ko Niyori namara kuba yamenya ukuri kose ko Yves bino bintu byose bari kumukorera ahubwo atari ibintu byiza, ahubwo bari kumugambanira ngo abe yatandukana na Nyambo? Ese utekereza ko Niyori azongera kuba yavugana na Yves? Guys, murabizi ko Niyori ahantu ari kwicuza impamvu nawe yagiye muri Kigali. Murabizi ko Niyori ahantu nawe ari kwicuza impamvu yasize nyina. Ese guys, utekereza ko Niyori afite amahirwe yo kongera kuba yagaruka mu cyaro? Ese utekereza ko Yves yamuha amahirwe yo kuba yongera kuba yamugarura mu cyaro? Guys, icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wiyumva muri filime yacu Ibanga. Twamaze kumenya neza ko Nyambo yamaze kuba yatanga ikirego kuri televiziyo. Nyambo yamaze kuba
yatanga inkuru kuri televiziyo ari gushakisha Niyori. Ese bino bintu biraza kuba byamugeza ahantu ho Niyori ari? Ese bino bintu biraza kumufasha mu kibazo cyarimo ku buryo araza kuba yabona Niyori akaba yamugarura mu cyaro? Guys, niba uri umunyamuryango, wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ukuba watanga inkunga yawe ugakora subscribe no kuri Venki Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, bijiyo bijawe ko tuzi nawe ko yemera Tereza bya danje, ndetse tukaba tuzi neza ko Tereza yamaze kuba yamubwira ngo natamuzanira Niyori ntabwo azigera yongera kuba yanamusuhuza. Ese byabo bigeze hehe? Guys, bijiyo bija turabizi ko buri kimwe cyose akora aba ari kugikorera Tereza. Turabizi ko bijiyo bija buri kimwe cyose aba ari gukora umunsi ku munsi aba ari kugikora ngo abe yatsindura umutima wa Tereza. Kandi tukaba tuzi ko na Tereza nawe ibintu byo kuba yajya mu nkundo atabikozwa. Ese guys, Tereza ubona azava ku izima akemerera bijiyo bija bagakundana? Ese ubona Tereza bino bintu yabikora? Guys, wowe icyo ngusaba, niba uri umukunzi w'ibanga, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga, ndetse ukambwira ukuntu uba wiyumva mu bikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe utekereza ko Kiramani ndetse na papa we bafite amahirwe yo kuba bagera kuri Tereza bakamubaza ikintu cy'abari gushaka kuri Kiramani? Ese utekereza ko papa Kiramani ariwe ufite amahirwe ya mbere yo kuba yagera kuri Tereza bwa mbere? Ese ubona Kiramani we afite amahirwe yo kuba yagera kuri Tereza bwa mbere? Guys, turabizi ko Kiramani bimugora cyane. Turabizi ko Kiramani kugira ngo abone ifoto ya Tereza nabyo byatangiye kuba byamugora. Turabizi ko akora buri kimwe cyose kugira ngo abone ukuntu yagera kuri Tereza. Kandi na papa we turabizi uburyo ashakishamo Tereza, amushakisha ku bubi no ku bwiza. Kandi turabizi ko ikintu amushakira atari ikintu kizima. Turabizi ko ikintu amushakira buri umwe wese ikintu amushakira ari ikintu cyo kuba yamuhemukira. Ese guys, utekereza ko bamubona? Ese papa Kiramani ari ubashije kuba yamubona mbere, utekereza ko yamukorera iki? Ese utekereza ko ari umubonye bwa mbere, utekereza ko yamukoze iki? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, kandi icyo mbasaba namwe ni ukuba mwakurikirana ibikorwa byose ndi kubagezaho umunsi ku munsi bari gucana kuri Venki Empire. Cya kabiri ngusaba ni uko waba umunyamuryango wa Miss Nyama, ndetse ukaba waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ukaba waba n'umunyamuryango wa Venki Empire, ubundi ukajya ubona ibikorwa byose tuba turimo kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, filime yacu Ibanga ni filime yanyu, kandi ikintu cya mbere kiba gikenewe ni ukuba mwaba abanyamuryango ba filime yacu Ibanga. Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana twese ntabwo tuzi icyo filime yacu Ibanga ihatse. Twese ntabwo tuba tuzi filime yacu Ibanga aho iri kugana. Filime yacu Ibanga ibitse ibintu byinshi. Filime yacu Ibanga icyo mba mbasaba mwebwe ni ukuba mwayikurikirana umunsi ku munsi, buri kimwe cyose kiba kiri kunyura muri filime yacu Ibanga ukaba wagikurikirana witonze. Icyo ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango, ndetse ukajya unatanga ibitekerezo byawe ubundi ukatubwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi icya mbere kiba gikenewe ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venki Empire. Icya kabiri kiba gikenewe ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tukajya dukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi ari byo byivugira. Murabizi ko buri kimwe cyose tugikora kuri filime yacu Ibanga ngo mubashe kuba mwareba ubutumwa bwiza mu filime yacu Ibanga. Guys, rero nagutindira gusaba kugira ngo twongere duhore ku indi episode kurikira filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu mbakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venki Empire. Ku muntu wakoze subscribe hano kuri Venki Empire,
n'utarayikora wese ndamusaba kugira ngo abe yayikora, ubundi dukomeze tugende n'ibikorwa byose tuba tukwageza umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.